Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi igice cya 5 Izayi 50 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. None se ko undenganura ari hafi, ninde watinyuka kumburanya? Naze tujyane imbere y'umucamanza, ninde uzanshinja mu rubanza? Ngaho niyigaragaze maze anyegere. Nibyo rwose Nyagasani Uhoraho arantabara. Ninde rero wanshinja icyaha? Kuko abo bose bazasaza nk'umwambaro, maze bazaribwe n'inzukira. Isomo rya kabiri murisanga muri baruwa ya Mutagatifu Yakobo mu gice cya 2 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku 18. Byaba byunguye iki se, bavandimwe banjye, umuntu avuze ko afite ukwemera niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza? Niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa, cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe, atabahaye ibibatunga, byaba bimaze iki? Bityo rero ni ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye kwako. Ariko wenda hagira uvuga ati wowe ufite ibikorwa, naho jye nkagira ukwemera. Uwo nguwo namusubiza nti nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho jye nkwereke ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye. Mwakire ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Habwa ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yesu ajyana n'abigishwa be agana mu nsisiro za Kayisareya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati, abantu bavuga ko ndi nde? Baramusubiza ngo uri Yohani Batisita, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi. Ati, mwebwe se muvuga ko ndi nde? Petero aramusubiza ati, uri Kristo. Nuko Yesu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babibwira. Nuko atangira kubigisha ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'imiryango n'abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko, akicwa ariko akazazuka nyuma y'iminsi 3. Ibyo yabibabwiye akomeje.
Nuko Petero aramwihugikana atangira kumutonganya. We ariko arahindukira maze areba abigishwa be, acyaha Petero amubwira ati, hoshimva iruhande se kibi, kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Nuko ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be arababwira ati, niba hari ushaka kunkurikira yiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera jyewe n'inkuru nziza azabukiza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristu. Uryawe Nyagasani mukuri, rumwete tutunge. Haleluya, 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 dusingize Imana. Uryawe Nyagasani Haleluya, 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 dusingize Imana. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akozwe. Nkuko twatangiye iki gitambo cy'Ukarisiya tubishimira Imana, turayishimira ko twongeye guhura nyuma y'ibiruhuko kugira ngo duhimbaze ijambo ryayo ridutunga kandi dutungwe n'umubiri n'amaraso bya Nyagasani, bitubeshaho kandi bizatugeza mu bugingo bw'iteka. Duhereye ku masomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yatugeneye, tukaba tumaze no kuyumva. Dusaba Imana kugira amatwara ahuje n'aya Kristo Yesu mu mitima yacu, mu bwenge bwacu no mu bikorwa bwacu, mbese ni mu buzima bwacu bwose. Nafashe iyi ngingo yo gusaba Nyagasani kugira amatwara ahuje nk'aya Yesu kubera ko maze gusoma aya masomo nibutse ijambo Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11, avuga ukuntu Yesu Kristo yari afite imimerere nk'iy'Imana, ariko ntiyagundira kureshya n'Imana, ahubwo yigira umuntu, ndetse aho amariye kwigira umuntu yemera gupfa, ataretse no gupfa gusa bisanzwe, ahubwo apfuye urupfu rubi rwo ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana yaramukujije imuha izina risumbye andi mazina yose, kugira ngo ari mu ijuru, ari ku isi n'ikuzimu, amavi yose apfukamire Yesu, twese tuvuga ngo Kristo ni umwami. Bakristo bavandimwe, guhindura imyumvire tukagira imyumvire imeze nk'iya Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye. Mu Gifaransa babyita changer radicalement sa mentalité. Mu magambo dukoresha ya Gikristo tukabyita la conversion, guhindukira. Ukaba wari uri kureba hariya ukareba mu ruhande opposé, ukaba wari uri kureba hariya wishimye, noneho ukishimira kureba mu rundi ruhande, nicyo bita guhinduka. Tugasaba Nyagasani kugira ngo tugire imyumvire l'esprit yo kwitangira abandi. Uko twatangiye tubiririmba, Nyagasani Yesu icyo tumwigiraho ni ukwitanga no kwitangira abandi, no service, kugeza igihe umuntu yakwitangira abandi no kwita ku bababaye n'abatagira kivurira, nk'uko twabyumvise mu isomo rya 2. Tugasaba Nyagasani Yesu ngo aduhe ingabire yo kwakira umusaraba wacu no kumukurikira nk'uko yabitwigishije mu Ivanjiri. Mu isomo rya 1 ryavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi,
twumvise umugaragu w'uhoraho. Umugaragu w'uhoraho akavuga ububabare bwe, ariko akavuga n'amizero ye, akavuga inabi yose ababi n'abagomeramana bamukoreye, ariko agatangaza amizero ye n'ukwemera kwe muri uhoraho umuha gukomera no kudakangarana. Bakristo bavandimwe, iyi ndirimbo y'umugaragu w'uhoraho natwe mu buzima bwacu ishobora kutugeraho. Unategeje imisaya yanjye abamfura ubwanwa, ngo n'ibindi byose ababiba n'abagomeramana bankorera ndabihorera. Natwe duhura n'intabi tugirirwa, le mal subi et infligé. Kwemera Imana ishobora byose nibyo byonyine bishobora kuduha ishingiro ryo kwizera ukuri ko iyi si idashobora kudutsinda, tukagira la certitude iyi si itabasha kuduha. Aribwo abantu babona umuntu w'umukristo ahura n'imisaraba, agahura n'imisaraba, agahura n'imisaraba, bakavuga ngo ariko ngo kuki ahura n'imisaraba ngo agahura ngo yishime, kuki ngo ahura n'imisaraba ngo ariko ngo ntacike intege. Ejo twari turi kuganira n'abazungu ahantu nsigaye nsoma misa muri weekend rimwe na rimwe, none abazungu barambwe, abazungu kandi bafite imyaka nka 80, umugabo n'umugore, barambwira bati padiri, bati ubu ngubu ntago tuzi sanse y'ubuzima, ntago tukiyibona, bati internet iraza ibi bikaza byose kugira ngo tubigendemo bikatunanira. Barambwira bati ariko abana batoya noneho birakabije, abana badushizeho bari kwiyahura kubera ko batabona ibintu ntibisobanutse. Bakristo bavandimwe, iri somo rya mbere ritwigisha ko uhoraho muri kumwe, uhoraho turi kumwe, nta kintu cyaguhangara, niyo cyaguhangara ntago cyagukangaranya. Umugaragu w'uhoraho aravuga ngo nzi ko nazakorwa n'ikimwaro, je sais que je ne serai pas confondu. Nyagasani uhoraho arantabara, Nyagasani uhoraho niwe undenganura. Ninde wanshinja icyaha? Ninde watinyuka kumburanya? Niko umugaragu w'uhoraho avuga. Bakristo bavandimwe, iyo umuntu ashyize ubuzima bwe mu biganza by'Imana, aribyo twita kwiyegurira Imana muri batisimu, yumva nta wamushinja icyaha. Pawulo mutagatifu arabitwigisha mu baruwa yandikiye abanyaroma, avuga ngo ninde washinja Imana ko Imana izi kuba intungane muri Yesu Kristo wadupfiriye akazuka. Ngo ari ibyago, ari ibitotezo, ari inzara, ari inkota, ari ibiremwa abantu, ari abamarayika, ari ibinyamaboko, ari amashitani, nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo Imana yadukunze muri Yesu Kristo. Uriya mugaragu w'uhoraho ushobora kudushushanya mu buzima bwacu, mu ivanjiri y'uyu munsi tubona ukuntu ari Yesu Kristo umugaragu w'uhoraho. Bakristo bavandimwe, tuzi ko Yesu ari Kristo wasizwe n'Imana nkuko Petero yabimubwiye mu ivanjiri. Yesu akaba na Nyagasani, ariko Yesu ni n'umugaragu w'Imana. Mu ivanjiri y'uyu munsi Yesu yatangiye abaza abigishwa be ngo rubanda bavuga ko ndinde? Baramubwira, bamwe bavuga ko uri Yohani Batista, bemeraga ko Yohani Batista yari umuhanuzi ukomeye, abandi bakavuga ko uri Yeremiya, abandi bakavuga ko uri umwe mu bahanuzi ba kera. Arababwira ngo none mwebwe muvuga ko ndinde? Petero avugira n'abandi ngo uri Kristo, ari byo kuvuga ngo uri wasizwe n'Imana, uri intungane y'Imana. Uku kwemera kwa Petero kutubere urugero. Evanjiri y'uyu munsi no mu buzima bwacu bwa gikristo, iki kibazo Nyagasani Yesu arakitubwira buri munsi. None wowe uvuga ko ndinde? Iyo uri mu byishimo uvuga ko ndinde? Iyo uri mu byago uvuga ko ndinde? Iyo ubabaye uvuga ko ndinde? Iyo uhuye n'ibigeragezo uvuga ko ndinde? Kwemera Yesu Kristo ni ukwemera kumukurikira no gukurikiza amategeko ye n'amatwara ye n'ingamba ze, ses exigences. Kwemera Yesu Kristo ni ugushaka kubaho nka Yesu. Yesu yavuze ngo uzashaka gukiza ubuzima bwe azabuhara, ariko uzahara ubuzima bwe kubera ivanjiri no kubera njyewe azabukiza. Dusabe Nyagasani Yesu kumva agaciro k'umusaraba n'ububabare mu buzima bwacu. Ejo hari umunsi wa Bikira Mariya, umubyeyi wababaye. Bikira Mariya w'ikibeho wabonekeye mu Rwanda akadusaba guhinduka no kwihana ngo tubeho dukurikiza ivanjiri mu isengesho rya Kibeho.
hari naho tugera tukavuga ngo nyagasani bikira mariya we ukibeho uduhe kumva agaciro k'ububabare mu buzima bwacu, kugira ngo ibyari bibuze ku bubabare bwa kristo tubyuzurize mu mibiri yacu, tubigirira umubiri we ari wo kiliziya. Bakristo bavandimwe, umusaraba ntabwo ari mwiza, na Yesu yarawutinye ariko arawakira. Natwe tumusabe kugira ngo twakire umusaraba wacu n'ububabare bwacu, tubyunge kandi tubishyire mu musaraba wa kristo, kugira ngo bitugirire akamaro, bidukize kandi bizakize n'abantu bose. Ayo niyo matwara ya Yesu ugamije kutugeza mu bugingo bw'iteka n'umunezero w'iteka, ariko akatwigisha ko tugomba kunyura inzira y'umusaraba. Atandukanye n'amatwara yacu, ari nayo matwara shitani yashyize muri Petero muri Ivanjiri. Petero ngo yihugikanye Yesu yarababaje ngo none mwebwe muvuga ko ndinde. Petero avuga yemye ati wowe uri Kristo. Ariko Yesu avuze ngo mumenye ko umwana w'umuntu agomba kubabara, agapfa, agashinyagurirwa, akazanazuka. Petero noneho ngo aho kugira ngo amubwire ati ibyo bintu ntibikwiye, aramwihugikana, ashaka kumubwirira ku ruhande. Ayo niyo matwara yacu. Dukunda umunezero, tugakunda ibyishimo, tugakunda gutera imbere, tugakunda gukira. Ariko iyo haje umusaraba, hakaza ibigeragezo, hakaza n'ikibi, akenshi hari igihe ducika intege. Kugira amatwara nka ya Yesu ni ugukomera no muri icyo gihe cy'umusaraba cy'ibigeragezo, ntiducike intege kandi tukiragiza Imana. Muri Yesu Kristo umukiro n'umusaraba birajyana. Ari nayo mpamvu twavuze ngo dusabe Imana kugira amatwara nka ya Yesu. Kristo yarumviye ari twebwe agirira kugeza ubwo apfuye, ndetse apfiriye ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana yaramukujije, ikamuha izina risumbya andi mazina yose. Yesu umwana w'Imana yarumviye kugeza no gupfa, apfiriye ku musaraba kugira ngo adukize, n'Imana iramukuza. Umukiro n'umusaraba birajyana. Na Yesu yarabyemeye, natwe tubyemere. Yesu yabayeho ubuzima butarimo gucabiranya. Jésus a mené une vie cohérente. Ushaka gukurikira Yesu nawe niko agomba kubaho. Dukunda kuganira n'abantu benshi tukanahana za témoignage, ariko hari igihe uganira n'abapadiri bakakubwira bati wowe rero ufite ikibazo, wowe ibintu byose utekereza urabivuga. Bameze nk'abashaka kubwira bati wagombye kuba indyarya. Ukaganira n'abakristo wabasuye mu rugo bakakubaza padiri iki ukababwira kubwira wowe padiri wowe ntabwo uzigera utera imbere kubera ko uvuga byose. Ejo bundi hari umupadiri wampamagara arambwira ati padiri ati wowe ibintu wavugiye mu Buholandi turabizi, ibintu navuze ni ibiki? Umwaka ushize habaye ibintu bya Kibeho biza gutera amatiku, ababonekerwa ya Valentina, ibyo Valentina avuga, ibyo Musenyeri yavuze. Nono niba ari hano, niba sinzana mu Buholandi ngo naba narabiganiyeho n'abantu, ariko abantu barambwira bati wowe wagombaga kuvuga ibi none wavuze ibi. Ndababwira nti ibi ngibi ko ari byo biri vure. Barambwira bati no, wagombaga kuvuga ibi kubera ko uri umupadiri. Bakristo bavandimwe, gukurikira Yesu Kristo bijyana no kumena une vie cohérente. Biragoye ariko nibyo Nyagasana tubwira. Kwemera ko umusaraba n'umukiro bigomba kugendana. Ejo bundi najyanye n'undi mupadiri tujya gusura abantu, turaganira, bakambaza nkabasubiza. Padiri mugenzi wanjye aricecekera. Rero barambwira bati padiri wowe rero bati ntuzasubire mu Rwanda kuko bazakwica. Mugenzi wanjye baramubwira ngo padiri ngo we ngo urihisha mu nda cyane. Petero yihugikanye Yesu yarabanje aramubwira turi Kristo, mu bijyanye n'ibyiza wowe turakwemera. Ariko Yesu avuze ati ububabare bugomba kuzamo, aramwihugika. Yesu Ivanjiri atubwira ngo Yesu yahise noneho abwira rubanda n'abigishwa be ouvertement ati ushaka kunkurikira nafata umusaraba ankurikire. Bakristo bavandimwe, iyi ngabire turi gusaba irakomeye, sibyo? Irakomeye. Hari umuntu uvuga uti ibi bintu nzajya mbikubwira twihishe tugera sur l'espace public mbeshye. Iyo ntabwo ari amatwara ya Yesu. Ibyiza bavuga uti ubwo nashoboye kuvuga sur l'espace public nzajya nceceka sur l'espace public no muri espace privé nceceka. Petero yihugikanye Yesu ashaka kumubwira ati ibyo kuba barabikuremo twebwe dufata ubutegetsi n'ibindi.
ni isomo rikomeye kugira amatwara nk'aya Yesu. Yesu yari afite imimerere regard de Dieu, yigira umuntu, Imana yigize umuntu. Amaze no kwigira umuntu yemera gupfa si byiza. None ariko Yesu ntiyapfa n'urupfu rusanzwe, apfa urupfu bamanikagaho abantu b'ibisambo n'abantu bigometse ku ngoma y'Abaromani, bakababamba ku misaraba bambaye ubusa. Urwo nirwo rupfu Yesu yapfuye, ariko ari kugira ngo abantu bakire. Bavandimwe, twebwe dukunda umunezero n'ibyishimo, tugakunda no gukira, tugakunda no gutera imbere, ndetse bikaba byatubera byiza turamutse duteye imbere tugendeye ku bandi, turiye iby'abandi, tutanavunitse. Mwe mu Kinyarwanda bavuga ngo umugabo nturya utwe akagerekaho n'utw'abandi. Iyo ngiyo niyo myumvire y'umuntu, nayo myumvire shitani ibishaka buri gihe kudutsindagiramo. Ariko Yesu aravuga ngo niba ushaka gukira ugomba gukora ukavunika, niba ushaka kuzajya mu ijuru ugomba gukurikiza amategeko, ibintu nk'ibyo ngibyo, ukanagerageza no gufasha abandi. Bakristo bavandimwe, iyo urebye ubuzima bwacu, abikize mu ijambo ry'igifaransa bita kuba ambivalent, usanga turi ambivalent. Tubwo ari padiri mumubwira ibi n'ibi n'ibi. Hari umuntu witabye Imana ubushize mu Bubiligi, noneho baranyiginga bati padiri ngo nudufashe, noneho njya kubafasha ko yari yapfiriye muri Afurika, noneho njya kubafasha mu misa, ariko agomba kuba yarishwe na sida. Noneho bigenda neza byose. Noneho bigeze nyuma abantu baratangira baganira ibintu, sinzi ukuntu bageze umuntu w'umudamu aravuga ati nyamara ibyo bintu muri kuvuga padiri arabyumva. Abagabo baravuga bati padiri genda sohoka. Mbere ko nyine dukunda kuba ambivalent, ukavuga uti ubwo ari padiri reka mubwirire, ubwo ari uriya mubwirire. Yesu we yahamagaye abantu bose arababwira ati ushaka kunkurikira dore c'est très exigeant, ariko Yesu natwe arabitubwira uyu munsi. Nta reme riba mu kugira ubuzima bw'impu zombi, nako ni ubuzima bwo gufata impu zombi cyangwa kurumira habiri. Hari umupadiri wakundaga kwita abandi bapadiri ngo barumira habiri. Ambivalence Yesu ni ikintu atubuza. Dusabe Nyagasani kugira ngo tubeho nkawe, biragoye ariko birashoboka iyo dusabye Nyagasani Yesu ngo inema ye idufashe. Twemeze ko Yesu ari Kristo, ariko twemere n'umusaraba kuwuheka kugira ngo tumukurikire. Kubera ko iyo twanze umusaraba mu buzima bwacu tuba twanze na Yesu Kristo, kuko ari we yadukirijeho. Ikindi rero dusaba Nyagasani Yesu nyine twirinda iyo ambivalence, no kugira ngo ibyo twemera bigaragarire mu buzima bwacu. Kristo Yesu akuzwe. Nibyo ndi kuvuga ngo kuba umukristo birakomeye. Na Bikira Mariya w'ikibeho ubanza biri mu butumwa yaduhaye. Kuba umukristo birakomeye. Isomo rya kabiri rya Mutagatifu Yakobo yatwigishije ngo ukwemera kugaragarira mu bikorwa no mu buzima. Ukwemera kutagaragarira mu bikorwa ngo ntacyo kuba kunguye. Niko isomo ryatangiye rivuga. Byaba byunguye iki umuntu avuze ngo afite ukwemera ariko nta bikorwa? Mu Gifaransa barabyita ngo c'est la primauté de la pratique. Iyobokamana nyakuri Yesu niwe wabivugaga ngo abazajya mu bwami bw'ijuru ntabwo ari abavuga ngo Nyagasani Nyagasani, ahubwo ni abakora ugushaka kwa Data. Abazajya mu bwami bw'ijuru ntabwo ari abantu bazi kwigisha cyangwa b'abahanga muri teolojiya n'ibiki n'ibiki, ahubwo ni abakecuru. Aryo ubona nk'umuntu w'umukecuru uzi kuvuga rozari gusa, ariko rozari akayivuga ari konvenga, n'ubuzima bwe ukabona ko bujyanye na rozari. Abafite inivi coherente kuruta umuntu uzi teolojiya ariko ugenda agira gute, ariko ati ubwo muri hano muri abapadiri ngiye kubabwira teolojiya, ubwo ari bariya ndababwira siyasa, gutyo gutyo. Bakristo bavandimwe, Nyagasani Yesu aratubwira ngo ukwemera kugaragarira mu bikorwa. Yakobo akatwigisha ko ibikorwa byacu bigomba kuba ibikorwa byiza: kugirira neza abashonje, gutabara abapfakazi, imfubyi, abatagira kivurira. Ibyo ngibyo nibyo bigaragaza ko umuntu yemeye Imana. Duhaye urugero ngo umuvandimwe wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa undi muntu w'umukene w'umutindi, urumutse urumukira ukaba ufite ibigega n'iki, akaza akagutakira ati inzara iranyishe, warangiza ukamubwira uti ahubwo genda ucane wote uryame usinzire, ati warangiza ukemeza ko ufite ukwemera. Tuguze ukwemera kwaba kuri hehe? Bakristo bavandimwe, tujye tuzirikana ko kwakira umusaraba wa Yesu n'ibiki byose bijyana no kugira neza, ineza mu buzima bwacu. Ubushize twigeze kuririmba akaririmbo kaba ngo dukomereze ukwemera Nyagasani,
dukomereze ukwemera, tukuyoboke tutakubangikanya n'ibigirwamana. Mu isengesho ry'intangiriro ya misa twasabye Nyagasani ngo kumukorera n'umutima wacu wose, kugira ngo natwe twumve akamaro k'impuhwe ze. Ibintu byo kuba umukristo nibyo navugaga bijyana no kuba kohera, umuntu akirinda kuba ambivara. Niba dushaka kwiyegurira Nyagasani no kumukorera n'umutima wacu wose, nibwo natwe tuzumva impuhwe ze, kandi noneho tunabe sur de nous-mêmes, la certitude navugaga. Ariko nidushaka gukorera Nyagasani twirengagiza abavandimwe bacu nk'uko Yakobo yabitwigishije, nta kwemera tuzaba dufite. Bakristo bavandimwe, umusaraba wa Yezu urimo ibice bibiri. Harimo igice cyo kwemera ibi bitugirirwa no kubyakira no kubitura Imana, ariko harimo n'igice cy'uko twebwe tugomba kuba abanyaneza n'abanyampuhwe nk'uko Imana umubyeyi wacu ari umunyampuhwe. Dusabe Nyagasani rero kwigiramo ayo matwara ahuje n'aya Yezu, amatwara yakira umusaraba, kandi amatwara yo kurangwa n'ineza n'impuhwe mu buzima bwacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.